I love you forever. nzamukunda ubuzima Bwose. Imana ishimwe bivuga ngo Clementine uyu munsi uyu mwanya kandi mwubahe anamwubahishe mu bandi murakoze Urakoze cyane nanjye nzakomeza kukubera umuntu w'umugabo. ntabwo barajya bo turabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami Yesu ashimwe ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo ni Karosi ugarutse imbere ya kamera wowe urinde turagira ngo rero uyu mwanya dubanze dushimira Imana yagize neza yaraturinze ndetse turindana n'aba bageni muri kubona twagiye dusenga Imana kugira ngo ikora ibitangaza n'imirimo kugira ngo isi yose izabimenye kuko bamubona imbere muraza kumenya byinshi banyuzemo kuko ni byiza twashatse kugira ngo tuganire bakimara gukora ubukwe kugira ngo banashime Imana kuko uyu munsi ni abantu bamwe bihanganye mu rukundo bajya bavuga ngo intwari z'urukundo aba nabo twabonye nk'intwari z'urukundo turabihamya kuko twagiye tubona kwihangana ari benshi bajya bahura n'ibigeragezo mu rukundo bagahita bacogora cyangwa se ntibubahishe Imana bigasanga barishingiye cyangwa se bihabaye ikindi kibazo so murabona rero aba bantu uko bameze ni couple nziza iryoshye rwose buri wese ubabona murabona ko ari abantu bashima Imana n'abakirisitu reka rero tubanze tutizimbye mu magambo tubavugisha ya murabibona ni couple iryoshye rwose imeze neza Clementine nk'umugeni utsinze uru rugamba rw'urukundo ni iki mbega wowe ubwawe ndabanza mbere ya byose kugira ngo wibwire aba bantu ese ni Clementine ni muntu ki Clementine afite mbega urumva ko imyaka itari yuzuye 2019 Clementine uyu mwanya ni muntu ki mbega mu buryo bufatika afite imyaka ingahe murakoze nitwa Clementine nibyo koko icyo gihe cyarabaye imyaka ntiyari yuzuye ariko ubu ngubu imyaka yaruzuye turashima Imana ko yabanye natwe yaradufashije urugendo ntabwo rwari rworoshye ariko dushimye Imana ko n'umunsi yarushoje Clementine hari abandi bakobwa bagenzi bawe hari n'abandi bahuye n'ibi bintu bahita bishingira ese nta bantu mwigeze muhura ngo bakugire inama zo kubivamo ngo ube wenda wanyura izindi nzira yego murakoze si uko inama umuntu atazumvishe nyinshi cyane zitandukanye amajwi menshi n'ayo umuntu aba atekereza mu mutima we ari menshi ariko cyane cyane iyo wizeye Imana ukayimenya ukayikurikira biragufasha twagiriwe inama kenshi bitekerezo biba byinshi ariko cyane cyane turashimira Imana ko yabaye mu ruhande rwanjye kuko iyo itahaba birashoboka ko biba byarabaye ariko turashima Imana yabaye nanjye iramfasha nkomeza kwizera Imana
ibitekerezo bigenda bicogora gahoro gahoro kubera gusenga. Imana yaramfashije. Murakoze. Martin, nkawe nk'umuntu ntagiye wumvaga ucitse intege ukumva ari ibishoboka wahita wisangira uwo ukunda? Hari abantu bose babyibaza. Mbega uyu mwanya ni ubuhamya bwo kugira ngo n'umuntu ucika intege, kuko uyu munsi genda bihamya yuko ni igitego gikomeye mutsinze shitani. Nta gihe na kimwe waba waracogwe ngo Yesu Kristo ahite aguhagararaho? Byarabaye cyane cyane ko iyo wumva ibitekerezo bitandukanye bwiwe n'abantu n'ababyeyi ubwabo aribo bakabaye impande yawe, bituma ubasha gutekereza cyane muri wowe, ukaba wanafata n'umwanzuro utari ngombwa. Ariko ko twakomeje gusenga, nkomeza kwizera Imana, nkomeza kwegerana n'abakozi b'Imana, abapasiteri baramfasha, harimo n'uwihoreye François Karosi amba hafi cyane cyane, inama nyinshi. Kuba ngejeje uno munsi niwe mbikesha, n'uwimana Claudine bambaye hafi cyane, bangira inama zitandukanye, baramfasha. Ni abantu nafatiyeho urugero rwiza. Murakoze. Abakunzi ba TV turabasaba kugira ngo rwose uwo wese arwana urugamba atsinda, kuko abo baratsinze. Elizafani, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kuko aho bigaragara ndabubasabye nk'umutambyi musabye nk'umutambyi, kuko ikigaragara cyo nkeka no mu ijuru impundu ziri kuvuga. Rero twabaza Elizafani, ni iki witeguye kugira ngo uvure ibikomere bya Clementine? Murakoze. Igihe tumaranye ni kinini cyane, tuziranyeho gatoya. Ntabwo tuzanye cyane ko tuziranyeho gatoya, ariko ubuzima bwe bwose nshobora kuba mbuziho, icyo twakwita background cyangwa ubuzima bwose umuntu yaba yarabayemo nshobora kuba mbuziho wenda nka 60%. Icyo numva uyu munsi njye nawe n'inshuti n'inama twagiye tugirwa n'inshuti n'imiryango n'itorero n'Imana n'umwuka wayo wera, ndumva niteguye kumubera umubyeyi. Wamubwira iki? Aka kanya icyo namubwira ni uko nzakomeza kumukunda, nta kindi. Ikindi nyine nicyo maze kuvuga yuko nzamubera aho umuryango we yose ari, papa na mama batari, ngenda hari. Akeneye umutoma uri bumutere kandi imbere ya kamera. Ndagira ngo umutere umutoma uri butume. I love you forever. Nzamukunda ubuzima bwose. Imana ishimwe. Bivuga ngo Clementine uyu munsi uyu mwanya yababaye umugore wa Elizafani, wasinyiye imbere y'Imana n'itorero ry'Imana ko abaye umugabo wawe ubuzima bwawe bwose. Ese Clementine akeneye yuko umutera umutoma, kandi umutoma umutera uzarama ite bizamara igihe, mbega wibuka umutere ntabwo umureba kandi zanamufasha umureba. Icyo namubwira arabizi kenshi, nkunda kumubwira ijambo yuko mukunda. Nzakomeza kumukunda kandi mwubahe, anamwubahishe mu bandi. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanjye nzakomeza kukubera umuntu w'umugabo. Imana ishimwe. Rero bakunzi bacu turabashimiye, kandi Elizafani twavuga ngo urugo ruhire. Murakoze cyane. Ya Clementine, bon appétit. Merci. Muze kugubwa neza, kandi Imana turavuga ngo ibahe urubyaro. Elizafani, tuzagaruka tubabaza uburyo byari bimeze.
turabashimiye rero impamvu aba n'abana bacu mwabonye ababyeyi babo buryo ki dufite ibyishimo mu muryango. Turabashimiye aba bana ko bihanganye, ubukwe bwabo bwase n'ubuhagarara inshuro ebyiri, iyi ni iya gatatu. Barihangana, bamwe batubwira ngo bazishingira, abandi bagira inama yo kwishingira, abandi bagira inama zo kubivamo. Hari abasore bose bavuga bati Clementine turatereta. Tuzagaruka baduha ikiganiro kirambuye, barananiwe uyu munsi, mugire ibitotsi byiza. Reka tubasengera Imana kugira ngo izabane nabo muri uru rugo kandi ibahe kubana nayo iteka ryose, kuko mu bihe byose twebwe twiragiza Imana kandi niyikora byose kugira ngo izabaho urubyaro rw'umugisha kandi izabakomeze muri uru rugo. Nubwo shitani yagiye arwana muri byinshi, ariko Uwiteka Imana yaratsinze. Mwami Imana yacu turagushimiye, uri totala bonistikiri moni da stifo brema shenoza la posista da kri sonini wideta soniba fosi eda preswadai Clementina na Elizafani warabarwaniriye mu rukundo rwabo, baranesha. Uyu munsi urukundo rwabo rugeze ku iherezo, barabanye, bagiye kubana amahoro. Barindire urugo, twirukanye imbaraga zose z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni, ubutware bw'umwijima, bahuruzi elostisa laboa unikita zenivwayi. Babane muri uru rugo rwabo banezerewe, babanemo ubarinda barusenya, bakazarusenya turabirukanye. Imyuka mibi yabarwanya turayirukanye mu izina rya Yesu. Mwami ubayibere ibyiringiro, uzabaye kubyara, uzabaye korora, uzabaye gutunga no gutunganirwa, kandi urugo rwabo ruzaba urugo rugendwa. Turagusabye nyakubahwa, twari tuje kubabaza ibi kugira ngo bashyigikire, ndetse isi yose imenye ko barwanye bakanesha. Urakoze wa byiringiro we, urakoze wa mutabazi we, ngaho bikore byose. Turagushimiye Mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuzagaruka rero tubaha video y'ubukwe bwabo uburyo bwagenze neza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ciao.